finality of my mother's words. I love my dad. He loves you too, Benny, but he has to go away for good. But why? I don't want him to go. I want him to stay here with us. He's got to go. Did I do something to make him want to leave us? Oh no, Benny, absolutely not. Your daddy loves you. I burst into tears, then make him come back. Ukwezi kukuboza nizere ko gutangiye neza rero nanjye ndashima Imana. Twari twarihaye imihigo myinshi, bamwe gusoma ibitabo 52 ariko ntabwo nawugezeho, ariko haba hari kiri igihe cyo kugera ku ntego nk'izo ngizo, cyangwa se no kuzakabya inzozi nk'izo zo gusoma ibitabo 52 ku mwaka. Impamvu ntabigezeho nuko hagiye hazamo utuntu dutandukanye, challenges zitandukanye, hakabuzamo inshingano zitandukanye zihinduka, bigatuma nyine nawe schedule yawe ihinduka. Ariko byibura nzi ko nasomye ibitabo bihagije, bishobora kuba birenga nka 30 cyangwa hafi aho ngaho birengaho. Rero uyu munsi twaba tugiye gusobanura cyangwa se gucamo muri makeya kimwe mu bitabo nababwira nkunda pe. Ni igitabo niyo wambaza ngo ibitabo 5 nakubwira by'ibihe byose kuri njyewe, icyo gitabo kirimo, kuko ni igitabo navuga ko cyakomeje kunkundisha gusoma ibitabo imyaka nyine mitoya. Ntabwo navuga ko nari mutoya cyane, ariko ni igitabo nakunze. Iki gitabo rero akaba ari igitabo cyitwa Gifted Hands. Akaba ari igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Dr. Ben Carson. Uyu mugabo rero iki gitabo yacyanditse hashize igihe kirekire. Impamvu bivuga ko cyankoze ku mutima, niba dukomeza kubana kuri uru rubuga, urugendo rwanjye rwo gusoma ibitabo, akenshi nkunda kuvuga ku kuntu nagiye nkunda nabaye introduit natangiye gukunda gusoma ibitabo igihe iwacu mama utubyara yaduhaga gusoma dictionnaire. Ntabwo mbizi niba ari iyo twari dushoboye kwa fodinga, ko ntekereza ko nayo atayiguze, ari umuntu wayimuhaye, ariko byibura byampaye amahirwe yo kugira exposition ku bitabo. Uretse rero dictionnaire n'utundi dutabo, ikindi gitabo nibuka cyane ni iki gitabo cya Ben Carson. Igitabo nagisomye niga muri Troncome, turi hafi kujya gukora ibizami bya leta. Uretse za geography na histoire, ni kimwe mu bitabo nyine biri self help nasomye kikanyankuhaja nkakigenderaho no mu buzima bwanjye bwose. Mumbare kwizima mu magambo, ariko inkuru yo muri iki gitabo ndayivuga mu magambo make cyane. Ben Carson yavukanaga n'undi musore, avukana n'undi musore witwa Curtis. Curtis akaba rero yari mukuru. Mama ubabyara rero, umubyeyi ubabyara mama wabo Sonia, akaba yaravutse muri famiye y'abana barenga 20. Ntago yagize rero, akaba yaravukiye ahantu hakennye cyane muri Tennessee, akaba ataragize amahirwe yo kujya mu ishuri ngo agire amashuri menshi, kuko bigaragara ko yize muri primaire gusa. Ariko akaba yarabigize umuhigo, avuga ko abana be bagomba kugira amashuri meza, bagomba kwiga nyine bakabamo abantu b'ingirakamaro, bakaba bagerana kure. Rero uwo mubyeyi kubera kuvukira muri ubwo bukene n'iki byose, yaje gushaka umugabo ku myaka 13. Uwo mugabo rero ntiyamubereye imfura, niba ariko nabyita, kuko nyuma batwereka ukuntu papa we umumama atandukana n'umugabo we, akaba ari we papa wa Ben. Umugabo akaba yaramucaga inyuma. Rero uyu Sonia aza gutandukana n'umugabo we Ben Carson afite imyaka 9. Urumva umwana ari mutoya. Noneho rero hazaho yamiriho y'umubyeyi. Yakoraga utuzi dutatu kugira ngo abana bashe kujya mu ishuri, ndetse babone no kubona imyambaro, nubwo imyambaro bambaraga yari iciriritse. Uyu mubyeyi rero batwika ko uburyo yarezemo aba bana be yari strict cyane, kuko mu cyumweru bari bemereye kureba televiziyo amasaha 2 yonyine, kandi buri cyumweru bagombaga gusoma ibitabo 2 bihitiyemo, bakagenda muri amafaranga make yabonaga yari afite, yafataga membership mu masomero. Noneho abana bakaba bagenda bagafata ibitabo 2 mu cyumweru. Noneho rero ibyo bitabo 2 abo bana barabisomaga bakanatanga raporo. Ibyo bitabo rero no gukomeza kuba hafi y'amasomo byarabasunitse cyane, kugeza aho nyine abana bakunze kwiga bamenya ubwenge. Iki gitabo ikintu nkibukiraho cyane n'ukuntu Ben Carson avuga ko mbere yari umuswa pe, aba ari mu bana bagira amanota ya nyuma, ariko aho yatangiye gusoma ibitabo yagiye
azamuka yaba mu myigire ye, yaba ari mu rurimi rw'icyongereza, yaba vocabulaire, agenda nyine ubwenge bwe buba bwinshi kuruta uko yari ameze mbere y'uko asoma ibitabo. Rero ikintu kinini azwiho uyu mugabo, azwi kuba ari we wa mbere watandukanije abana bavutse ari impanga abafatanye imitwe, noneho bakaza akabatandukanya kandi bakavamo ari bazima. Iriya passage rero nari ntangiyeho nsoma ni igihe papa wabo, mama wabo yababwiraga ko bagiye gutandukana na papa wabo kandi ko atazigera bongera kubana nyine ngo yongere agaruke mu rugo. Anyway, nakwankoraja gusoma iki gitabo kubera ko kirimo inspiration kandi ziri simple cyane ku bantu bavutse kamvuge badafite ubukungu bwinshi cyane, ariko intego yawe akaba ari ukuba nk'umu doctor, intego yawe akaba ari ukuba umu engineer cyangwa se undi muntu ukomeye. Isi tugezemo ntabwo navuga ko intego ya mbere ari ukuba umu engineer n'umu doctor, ushaka kuba ikintu cyose ushaka. Niba ushaka rero kubigeraho, iki gitabo cyagufasha kuko banerekana n'izindi challenges agira nk'umwana nk'abandi bana bose. Aho yageze muri secondaire akumva kwiga bitangiye kumubana byinshi kubera ko bamuziritse cyane, ariko rwa rukundo rwo gusoma kuba yarigeze gusomaho byarongeye nyine biramugarura. Harimo ukuntu yahuye n'umufasha we, bagafatanya, umufasha akamwintroduisa kuri musique, umugabo akaza gukunda musique. Sinasoza ntavuze ko uwo mugabo byageze aho ngaho uturuka aho cyane muri Detroit, ahantu hakennye cyane, yigeze no kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe muramuzi mu gihe cya Trump, ndatekereza mu gihe cya Trump. Kuba rero warebye video ukageza ahangaha, reka nguhe impano. Abantu benshi bakunda kunsaba ibitabo by'ama PDF, wajya ku rubuga rwitwa cyangwa zlibrary.org, urabonaho ibitabo byose wirirwa umbaza ngo hampaye PDF n'ibiki byose. Niba udafite akanya ko kwihora ubrowsinga, unsigire email ndaguha PDF copy y'iki gitabo. Ni igitabo cyiza niba ufite umwana ufite munsi y'imyaka 20, niba ni igitabo kinoroshye gusoma, nibyo bitabo wicara amasaha 3 akaba ararangiye. Nizere ko muzaryoherwa. Iki gitabo kirinspira kandi ni bimwe mu bitabo nyine bituma numva na advocatinga ko umwana wese bishobotse yagira ubushobozi bimushobokeye yabona igitabo mu buzima bwe, ko ibitabo bihindura ubuzima bw'abana, babana bari depressed, babana bigunze, babana badafite inshuti, abana babona byabacanze. Muri ufite mu bitabo ushobora kwibona personality yawo ibihari, nuko muba mutarahura. Mugire ibihe byiza rero. Wowe uri mukuru, wowe uri mutoya, nuko uzasome The Gifted Hand. Iki gitabo ni cyiza. Iki gitabo ntabwo nzi ukuntu nakivuga mu minota mike, ariko iki gitabo nakigukundisha ngo ugishake uzagisome. Kirimo inspiration nini ishoboka yose. Urumva ntabwo nabivuga mu minota 8-9 mbivuzemo, ariko harimo n'ibindi bintu byinshi nyine ntagiye mvugaho uyu Brent Carson yagezeho mu buzima bwe, n'ubu ngubu akaba akibigeraho kuko ibikorwa bye birivugira. Ibihe byiza rero, ndabakunda. Nitwa Bukize, tuzasubira ubutaha. Bye.